nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Mukankusi Jeanne, mugiye gukomeza muganira, tuganira n'ubundi ku buhamya, dukomereza ku byo twe twavuganyeho ubushize, ko nzababwira uburyo Imana yatubwiye ko umuntu wese agenda akishakira urwibutso imbere yayo. Ndumva rero tubanza kwiragiza Imana tukabona kubikomeza. Imana turagushimye, ize neza kuko ukomeje kuduha akanya keza ko kubana nawe. Turagushima kuko wadushyiriyeho ijambo rye tubwira ko turi abo waremye turemeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Ibyo turimo kugana cyangwa tugiye kuganira mu buhamya ni ibigendanye n'imirimo. Ibigendanye n'imirimo kandi niwe wenyine ubushobozi imitima yacu kubasha gukora ibyiza ku buryo nawe turi buri mu ijuru twishimira, mbese ukishimira kuba waraturemye, ahubwo aho kugira ngo habeho kwicuza nkuko abo mu gihe cya mbere ngo barebye ukicuza icyatumye urema umuntu ku isi. Emera ube mu ruhande rwacu, dushoboze ibyo turimo kwigishwa nawe tubashe kubyumva kandi tubishyire mu bikorwa. Urakoze Mana, ngaho tangirana natwe, umwuka wera tuyobore kandi tuze gusozanya, kandi amagambo yose tubasha kuvuga ujye uyashoreza imbaraga z'umwuka wera kugira ngo azagire ububasha mu mitima y'abazabasha kuyumva. Urakoze, turagushimiye cyane ko wumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka n'ubundi dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turarisoma hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho, igice cya 19 n'umurongo wa 27. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 19 n'umurongo waho wa 27. Aravuga ngo maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Nayo magambo n'ubundi ndagira ngo twibukiranyeho mbere yuko twinjira mu buhamya. Umugabo bita Petero yari intwari mu kubaza, yari wa muntu irimujemo arivuga ntabwo yapfanaga ijambo. Yesu rero muri buko kuntu yagiye abahamagara, ba Petero bari abarobyi, aragendera abahamagara bagati munkurikire. Inshundura baremera barazirambika baramukurikira. Ba Matayo barabakoresha bikora, mbese abigishwa nabo bari bafite indi mirimo bakora cyangwa se ama business nkuko muri iki gihe tubyita, nabo bakoraga. Ariko Yesu abahamagaye baramukurikira, baruka ngo bari abadogiteri, baremera baraparika bakurikira Yesu. Petero akomeza kubyitegereza barimo bagendana, aravuga ati ko twagukurikiye, none amaherezo bizamera bite? Abajije ngo kubaza bitera kumenya, byatumye n'abandi barushaho kumva no gusobanukirwa uko bizabagendekera. Mwumvishe ko ngo hari intebe 12 zibateguriwe, umwami wacu azabicazaho
mbese bakamufasha gukora ibizaba birimo gukorwa mu ijuru icyo gihe twagezeyo. Ntawamenya mbese iby'Imana izabakoresha n'ibizi. Ariko arongera ababwira abemeye gusiga cyangwa se kwigomwa ibyo bagiye bemera kwigomwa, ko hari ikindi kintu bizakora cyo kuzakuba ibiruta inshuro 100. Ngira ngo Petero igitekerezo cyari kimurimo kimeze nko muri iyi minsi uko tumeze. Turakora umurimo w'Imana, ariko umuntu yagera hagati agasubiza amaso inyuma akavuga ariko Imana ko ndi kuyikorera, ubundi ingorano ni izihe? Ibyo byatumye hari ubwo umuntu yicira inzira. Umuntu akicira inzira akavuga uti kugira ngo njye kuvuga ubutumwa haragomba agatike. Ka gatike ugashyiraho kondisiyo, niba ari ahantu hafi biraba 50,000, ariko niba ari kure biraba 100,000 agatike. Tukabyita agatike kubera gushishoza no gukenguza cyane. Umuntu akareba akabona ibya Yesu n'amayobera. Twese ko twasize byose tukemera, niba nari umufundi nkaba narabuvuyemo, niba ya bizinesi runaka nakoraga narayihagaritse, none ibyo Yesu ko adahita ahemba ako kanya ngo umuntu agaragare ko afite ibifatika kandi yamukurikiye, bizagenda bite? Umuntu rero akishakira amayira, ariko abo baba batekereje hafi nkuko Petero nawe yatekereje hafi kandi akabaza. Ndashaka ko tuza kuganira mbinginga ngo mureke umuntu wese ufite umurimo w'Imana akora, uwo ari we wese ukora yabanje gutekereza ikintu kigendanye n'inyungu z'iyisi. Nashaka abanza parike, nushaka ubanza uparike. Ijambo Yesu yavuze ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, ngo nibwo ibindi tuzabyongerwa. Ndumva ari Matayo 6:33, haba mubanze mushaka ubwami bw'Imana nibwo ibindi byose muzabyongerwa. Twebwe rero tubanza gushaka ibindi, ukabona umutima urimo kwihuta ushaka gushaka ibyo turi kubona bifatika. Ariko niba wari umunyamahirwe, wowe ukabanza ukwishakira ibidafatika cyangwa se ibitaboneka nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Petero nubwo yabajije, ntabwo twamuciraho iteka cyangwa se ngo tuvuge ko yenda yakoze ikosa mu buryo budasanzwe, ariko mu ruhande rwo kubanza gutekereza cyane iby'umubiri, iby'umwuka ukabizana inyuma, ujye umenya ko warangije kubicurika. Umenya ko warangije kubicurika, kuko uyu mugabo dukorera, Imana Data wa twese waremye ijuru n'isi, ntabwo ari umutindi. Kandi iyi Mana ni ukuri yo yikoze ku ikofi ikagira ikipangira umuntu. Nabonye ipanga ipanze, niyo mpamvu aya magambo numva ntashaka kuyatindamo cyane, ko ari ukugira ngo twibukiranye ko hari abantu bari mu murimo w'Imana ariko barimo kwibaza iri jambo, ko twasize byose, ko twaretse byose tukagukurikira, uzaduha iki? Inyuma yawe tuzahavana iki? Ingorano zihari n'izihe? Wanareba ugasanga abantu bakunda kubyibeshyaho ngo abantu ngo bakorere Imana, ngo nibo akenshi usanga bafite ibibazo, ngo bakennye. Oya, mu nzu y'Imana, Imana nabonye iyo uri kumwe nayo neza. Ubundi akantu ndi buze kuvugaho gato unyumve neza, we wa mukozi w'Imana we, kuko ubu ndumva ahangaha ndi kuvuga nza n'utunga agatoki cyane ku bantu bafite imirimo bakora kandi bitwa kubakorera Imana. Waba uri umuririmbyi, waba uri umunyamasengesho, waba uri umudiyakoni, waba uri mwarimu, waba uri pasiteri, waba uri revera, ibi ngibi ndi kuvuga ni ibintu bireba buri wese, n'abandi bakora indi mirimo itari iyo ngiyo mvuze, kuko abakozi b'Imana bari mu ngero zitandukanye. Imana ifite imirimo myinshi igenda ikoresha abantu, ariko nkaba ngira ngo nongere mbinginge wowe urimo gukora uyu murimo w'Imana, ukora atansiyo
kuko kubanza iby'umubiri by'umwuka ukabizana nyuma. Umenye ngo ibi bintu birahabanye pe, birahabanye, ni ibintu nabonye bihabanye. Iyo wabanje cyane cyangwa se wagize umwete wo kubanza iby'Imana, nayo yita kubyawe. Ndashaka kubabwira ikintu Imana imaze kutubwira ngo twishakire imirimo, umuntu agira ikintu izamwibukiraho. Hari aho nagiye mbabwira, nagiye ntakira Imana, nageze mu makuba, ngahamagara Imana nkavuga ngo Mana, ibuka imirimo nagukoreye undengere. Benedata, Imana iribuka. Noneho hari n'ahandi Imana y'ubwayo igihe nari ndwaye za ndwara 5, indwara y'umutima, indwara y'impyiko, indwara yo mu bihaha, indwara yo mu bwonko no mu magufa. Imana yo ubwayo yaravuze ngo yibutse imirimo nayikoreye, ntagombye kuyibutsa, yirabyibuka, yumva igambire kunyongera igihe cyo kubaho. Njyewe nigeze kureba ku mukecuru twari duturanye, ubona ari umukecuru ukuze rwose, akajya kuvoma atwaye akabido ka litiro 5, akaboko kamwe karimo inkoni, akandi karimo akabido k'amazi. Umukecuru nkabona ukuntu agenda yunamye n'ako kabido n'agakoni, icyo ngicyo numva mbaye tushe ku mutima. Ikindi gihe nkareba ukuntu arimo gufurufumba ateka, mbese mbona ni ibintu biruhije kuri we, bitewe no kubonaga ko nta mbaraga gifite, ari umuntu ugeze mu zabukuru. Icyakurikiyeho ni iki? Njye naragenda mwegera, ndamubwira nti mukecuru, uhereye none ntuzongere guteka, niyemeje kujya nkugaburira, mbese uzajya urya ibyo kurya byanjye. Mbikora numvaga ari gukorera Imana, nkumva ingororano nzazihabwa n'Imana. Uwo mukecuru umeze gutyo ntago atekereza ngo ugiye kumufasha hari ikindi kintu uzamukuraho. Nari nabanje nkora iperereza, menya yuko afite abana, bambwira ko afite abana 5, ariko barambwira ngo uriya mukecuru afite karagiteri mbi, afite imico mibi yatumye abana baramuretse bose bamuvaho, ntagira n'umuha kuzukuru. Umukecuru naramwitegereje, ndavuga ngo uko byamera kose agomba kuboneka itandukaniro ry'umuntu ukijijwe n'abadakijijwe. Abo bana be nta murokoro urimo. None njyewe umukecuru ntuye hafi ye kandi ndakijijwe, niyemeza kujya mugaburira. Wenda aho naje kubonera ko yari afite karagiteri mbi cyangwa se imico mibi, nuko abana hari ubwo bamushyiraga ibiryo, urumva nta kintu yabiguze, n'ubwitange n'impuhwe, agafata ikiyiko bamushyiriye mu isore bajyanyemo ibiryo, akagenda agira atya yegura azamura, kabwa niko bana ba ibi byo ntazi nyoko yatetse noneho ni ibiki? Ibi byo ntazi mungemuriye ni ibiki bana ba? Urumva gufata ibyo kurya umuntu yatetse aruhiyahiye agahanga akabyita ibyo ntazi, icyo cyonyine cyaguca intege, kavuga ati subundi ubundi ashya naruriki. Umukecuru ahandi naboneye ko atari yoroshye, yegeze kuza arambwira ati mbeja ni karame, ati hano hari abakozi barimo kumpingira, harimo amateke barimo kugenda bakura, ngwino ufate ku mateke ugereke ku bishyimbo, yari yabibonye ko ntetse ibishyimbo. Amaze kubimbwira ninjiye mu nzu mfata agafuka, ngenda mukurikiye. Noneho ageze ku bahinzi baramubwiye bati ariko aya mateke uvuye kubungira ugiye gutanga ko tuza ahantu bashaka kuyakugurira ku kiro. Umukecuru ati nibyo bana ba? Ati ahantu yagurishwa harahari? Bati hano hepfo la fresheri no hirya hose barayagura. Sinje. Yahise ankebuka ati niko sha urimo kweteta n'igifuka ujya he? Ureteta n'icyo gifuka ukijyanaye? Urumva niwe umpamagaye ambwira ati ngwino ufate amateke ugereke ku bishyimbo. Mbabwire ko umukecuru yansezereye nta niteke n'iri rimwe ryo kuba nanakotsa ampaye. Mbese urumva uwo muntu utahita umuzinukwa? Ariko Imana yaranshoboje, umukecuru ndakomeza ndamufasha kugeza igihe ageze mu zabukuru yumva ko ari mu marembera.
aza arambwira ati rero umwana wanjye urumva wose namukoraga rwose nzi ko hari igihembo cyangwa se ko hari ingororano n'imwe nzamubonaho, ariko umukecuru Imana yamukoresheje ikintu cyantangaje. Ahantu yari atuye yari ahafite isambu nini cyangwa se ahantu hagari, arangije arambwira ati rero ati iyo ugira akana k'agahungu mba ngiye nkagukatiraho akantu wazubakiramo umwana wawe akazu. None rero ubwo bigaragara ko uwo mwana ntawe, reka ngukatire akantu ujye uhingamo imboga ugaburira abana bawe. Umukecuru twaragiye arankatira, Benedata mujye mukorera Imana mutarebye ku nyungu z'ako kanya, kuko inyungu Imana ibizitubikiye ibizidufitiye mu buryo umuntu atazi. Umukecuru mbabwire ko yankatiye pariseri, yamara kuyinkatira nari mfite umuvandimwe wanjye nkunda, musaza wanjye nanamugira ari umwe ku buryo na bugingo n'ubu amba ku mutima rwose, ndamukunda cyane. Ndavuga nti niba nta mwana mukuru mfite nkaba mfite umusaza wanjye, ni gute ahantu najya kwahinga imboga kandi ari umusore ugomba kubaka? Ndababwiza ukuri, Imana yankoreye igitangaza gikomeye cyo kuba nturanye na musaza wanjye twonse ibere rimwe biturutse kuri uwo mukecuru. Murumva ni ingororano mpawe nkiri mwiza, kandi igitangaza gikomeye ni uko tukiri mu isi nabonye ko ingororano dushobora kuzibona kandi tuzabona n'izindi ngororano tugeze mu ijoro. Icyo ni kimwe. Ikindi gihe ndatekereza, urumva Imana ivuze ngo shaka urwibutso, ikintu nzakwibukiraho. Naravuze nti ntabwo nakwihangika, ndi umupfakazi mfite abana 12 nkurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi, kandi hari n'umwana data yabyara umusaza nawe ndihira minerivare, yatsindiye kujya muri segondera buri umuntu umurihira, aza kudushaka. Numva ngewe mpise uwo mugambi nkufata ko nzamufasha, ariko ntabwo namubyemeje kubera ko nari mfite akazi cyangwa hari ikindi kintu ndi bukureho, gusa nabikoze kubwo kumva nizeye Imana. Bana 13 mfite mu nshingano, naratekereje ndabangoreka ngende nshake abana 10 kubera ko nzi ko Imana ikunda cyangwa yita cyane ku mfubyi ikita ku bapfakazi. Nshaka imfubyi 10 nzajya ndihira minerivare. Nubyumva uri bwumve nari meze nk'umuntu wegeretseho urusyo, ariko narabikoze kuko Imana ikubwiye ngo shaka ikintu uzajya nkwibukiraho. We wakwisondeka ushaka ikintu gifatika, nyine nayo izagire bikibuka. Imfubyi naragiye njya ku kigo cy'ishuri ndazibaririza. Directrice arazinshakira aranyereka ati dore liste yabo ngabo. Ubwo naragiye ndariha, umwaka wa mbere ndawurangiza. Uko nabigenzaga ikintu cyanzaga mu ntoki bwa mbere, narabanzaga nkajya kurihira za mfubyi. Namara kuzirihira nkabwira Imana ngo Mana, abana bawe ndabarangije, none hasigaye abanjye, rero nawe yaranje nk'umugabo. Mbese nushaka kurya iby'Imana uzayigurize nyine, kuyihera abakene ni nko kuyiguriza. Narazaga nasenga ndimo kuyibwira inti dore abawe nabarangije, hasigaye abanjye none yaranje. Imana ikabikora. Ibintu ndabikora umwaka urashira, ndabikora umwaka wa kabiri urashira, imyaka 3 irangiye. Imana ubwayo niyo yambwiye ngo hagarika. Narabibonye ko nkunda, urukundo ruri mu ndiba y'umutima. Irangije ubundi Benedata, Bibiliya itubwira ko umuntu atemerewe kuvuga umurimo mwiza yakoze. Ngo n'icyo ukuboko kw'iburyo kwakoze ukw'ibumoso ntikukabimenya. Ngewe Imana bimpayeho itegeko, irambwira ngo jya kunyigishiriza abantu uko abantu bankorera. Irambwira ngo ugende ubivuge, ujye ubanza wisobanura, uvuge uwo uriwe, ko uri umupfakazi utagira akazi, nta n'umwana n'umwe ufite ukora, ariko kuba nkora ikintu kandi kikankora ku mutima.
niyo mpamvu mwumva ndi kubivuga ntimugire ngo ni ukwirata imirimo. biriya byose ndi kuvuga n'ibyo nagiye mvuga ni Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi yabintegetse. rero abana narabarihiye, Imana yabari impagarika ku myaka 3. imaze kumpagarika kandi abanjye nta ugeze agire wenda abura ntuza minerivare n'umunsi warimwe uko narihiraga abo b'Imana n'abanjye abagi barihira ibintu byose bimeze neza. irampagarika intuma kugenda mbwiriza ubutumwa, aho nabashiye kugera narabivuze. n'ubu rero ishatse ko mu byumva mu rwego rw'isi yose, kuko yarambwiye ngo hari abantu benshi yahaye ubutunzi, yahaye umugisha, ariko ni ukuri bananiwe kuyikorera. ukaba ufite imfubyi ikuri iruhande irimo kubeyabeya, yabuze hepfo no haruguru, kandi Imana ibizi neza ko yaguhaye umugisha, ariko umugisha ukaba warawugundiriye ukawugira uwawe bwite ku buryo nta muntu n'umwe ushaka wagirira neza. rero ibi ngibi Imana yaranshoboje, irangiza inantegeka kubitangaza, irambwira ngo mbwire abantu ko kuyikorera ari ukuba ufite urukundo ruri mu ndiba y'umutima. urwo rukundo utararugira ntabwo wabona icyo ukorera Imana, uhora wireba ukabona uri umukene, no kuri konti warebaho niyo waba ufiteho miliyoni zingahe ukabona uri umukene ntibihagije, ukazahora uri umukene ukazarinda upfa. ariko umuntu ufite Yesu ahora ari umutunzi. ni ukuri Yesu ni ubutunzi budashira. Yesu twicayemo ni imari idahomba, ni ubutunzi budashira none n'iteka. ukimufite ntabwo uzakena. icyo rero naragikoze, imfubyi ndazirihira, ndangije ndashaka kubabwira ikintu cyaje kuvamo. nyuma y'imyaka ntazo ukwingana, sinagize umwanya wo kuyitekereza ngo nyibare. nagiye kubona mbona Imana ihagurukije umuntu mu Bubiligi. nagize esheke yo kuba ntarize ndi umwana w'umukobwa iwacu kubera ikibazo cy'ubukene bw'ababyeyi. ntabwo natsindiye kujya segonderi, ariko amapurive yari ahari. ubwo rero bisaba ko niga ishuri rya familiyare, babyitaga ngo ni ishuri ry'ingoboka. ndaryiga ndarangiza mbona seritifika, ndicara cyangwa se ngenda mbona n'amahirwe yo kubona utuzi, ariko nayo mashuri nari nize. maze gushaka umutware wanjye pe yari yifashije mu buryo wabonaga ashaka ko niga. rwose ibintu tubipanga mfite abana 2. twaje gushiduka natwise umwana wa 3. ibyo kujya kwiga biba birahagaze. abana ko babaye benshi, aba bana nzabasiga, cyane cyane ko twari turimo gutekereza ngo nzajya kwiga ku Gisenyi mu ishuri ngo ry'itorero ryacu rya DPR. abana mbasiga, urumva no kujya muri interina. gusiga abana 3 numva ni ibintu bitoroshye. ndavuga ntapfuma ndeka kwiga, ariko nkirera abana ku buryo bwo amashuri nahise nyasoza, mbese numva birarangiye. cyane cyane ko nababwiye ko nakomeje nkabyara, nyine hajemo no gukizwa, nkumvira Imana agakomeza nkibyarira mpaka. ubwo rero mutware yarinze birangira nyine, ariko iby'amashuri ntabyo. wa muntu wavuye mu Bubiligi Imana yahagurukije, yaramubwiye ngo genda urihire uriya mubyeyi ajya kwiga ishuri rya teoloji. by'ukuri nagiye kwiga teoloji, ari Imana yabitekereje. uriya muntu aza akanabimbwira, nanjye nari naraye niroteye ndi mu ishuri, ariko njye ntekereza ko ari ishuri ry'ibigeragezo. ntabwo abimbwira nabashe guhita mbyumva. naramubwiye ntigenda nzabanza nanjye mbisengere nsobanuza Imana, kuko numvaga ngeze mu myaka y'izabukuru nkibaza ibyo naba ngiye kwiga bizamara iki. ubwo rero Imana nari isobanuje muri iryo joro, ndayibwiye nti umbabarire umpishurire. ikintu yabanje kumpishurira, yagaruriye za nzozi naraye ndose ndi mu ishuri. irangije numva n'ijwi rirambaje ngo ariko ubundi wigeze wiga segonderi? ndavuga intoya, ntayo nize, ariko ubu ngubu nibwo ngiye kuyiga. mpita rero mbona ko ari Imana yamutumye. umuntu andihira minerivare,
ndiga ndasoza iryo ngiryo. Igitangaza rero cy'Imana, iyo Imana yakugambiriyeho, wa muntu ku munsi wo kwa turi busoze nagiye kubona mbona yicayemo, yicaye aho ngaho mu bantu baje kureba nyine za gahunda z'amanota uko biba biri bugende n'ibiki. Mukubise amaso bitewe n'uko ndabonaga n'igihe umuntu mukuru uri mu ishuri twigamo, natangiye kugira ubwoba ko ari ngeri bubu wa nyuma, kava ese ngiye gusebera imbere y'umuntu wandihiye, ku buryo numvaga ndi kubira icyo aho nicaye. Ariko dore igitangaza, Benedata, Imana ifite ibitangaza ikora, mbese umuntu atabona uko avuga. Barahamagaye, bahamagara uwa mbere, bahamagara uwa kabiri, ubwo nicaye aho ngaho ndi mu bwigunge, nzi ko ari ngiye uri burangize ishuri. Ngiye kubahamagaye uwa gatatu, numva ni ngiye bahamagaye. By'ukuri urumva Imana yari impaye ijambo. Nahise nirukanka ndagenda nsanga wa wundi wandihiye Minerivare, ahaguruka nawe ampobera, arambwira ati Jane we, ntabwo nari nzi ko uri umuhanga bingana gutya, ati na kaminuza y'iri shuri uzayikomeza. Ku buryo yambwira ati Minerivare yo gukomeza nzayiguha. Rero yarandihiye, ndangije kwiga leadership umwaka ushize wa 2019 mu kwa 9 nibwo nashoje amashuri. Ibi rero Imana yaje kumbwira ngo ni ya Minerivare yawe watanze wishyura za mfubyi ngaruye. Urumva hari igihe umuntu mu mutima uba ufite ikintu wumva kituzuye. Nakundaga kwiga, ariyo mpamvu nakunze kwishishikariza abana banjye, ku buryo nabaga nta mwana utize ugomba kuba mu muryango wanjye. Bose nabashyizemo bariga, bucura wanjye ari mu wa 6 wa segonderi. Rero Imana yankoreye igitangaza, cya kinogori cyari kindimo, cya kagahinda nagumanye ko mu mutima kuko nabuze uko niga nabishakaga, Imana ibivanyemo ndi umukecuru w'imyaka 62. By'ukuri ndashimira Imana cyane ko Imana idashobora kwigenza. Ahari wakwibaza ngo ese ko iguhaye kwiga none ukabushoje amashuri uzakora iki? Benedata, nababwiye ngo Imana igira utuzi dutandukanye. Imana ngeyewe yampaye akazi kera, ndi umukozi w'Imana utazwi n'abantu, wenda utashobora no kwemerwa n'abantu, ariko ku Imana inyemera ibyo mba numva bintosheje, birampagije. Ntabwo ari ngombwa ngo mbe pasiteri, ntabwo ari ngombwa ngo mbe mwarimu, ntabwo ari ngombwa ngo mbe ikintu runaka kizwe, ahubwo icyangombwa ni ukumenywa n'Imana. Hari indirimbo korari Buziya n'igiririmba ibintu bimeze gutyo, kumenywa n'abakomeye n'abanaka ntacyo byamarira. Igifite icyo kimaze no kumenywa no kwemerwa n'Imana. Icyo ngicyo gishoreje aho cya wa murimo wo kurihira Minerivare abana, kandi mwumve ko biri kugendana na bimwe Imana yatubwira ngo mushake urwibutso. Umuntu ashaka ikintu nzajya mwibukiraho cye ku giti cye. Ninkureba mvuge ngo ndibuka ko uyu mubyeyi yakoze uko, bituma Imana yangira neza kubera ko yibutse ibyanjye bwite. Nijya mu magurupe izanyibukira muri ya gurupe nabanye nayo tugemurira abarwayi. Ariko niba ari umuntu ku giti cye izareba ku byanjye. Uriya murimo nababwiye nakoraga wo kuyobora gurupe twasenganye. Twarasenze na gurupe, baranyitegereza ukuntu mbafasha mu murimo w'Imana, imirimo yose nkayibonekamo. Icyatumye imirimo yose ngenda nyibonekamo, Benedata, burya ntabwo tunyurwa kimwe. Mbabwira ubuhamya bwa kiragiye cya jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo Imana yabanye nanjye, njyewe byarenze umutima wanjye. Kandi ni ukuri hari nabo bagiye batemagura rwose pe bagasigaye yononekaye, bikarangira nyine kubw'imbabazi z'Imana ubuzima bugakomeza. Hari n'abagiye baduha ubuhamya ko bamwononye gutyo bakaruha mu uruzi rukamugarura, kubera ko isaha y'Imana yo kugenda kuri uwo muntu yari itaragera.
sinzi uko wenda baba barabihaye agaciro. Njyewe rero iby'Imana yankozeho bya binini nababwiye nabihaye agaciro karenze ubwenge bwanjye. Noneho mbwira Imana ngo iminsi nsigaje kubaho ku isi nzagukorera kandi ngukorere rwose nivuye inyuma. Wenda muri terime abantu mushaka kumva cyangwa se ntimunanumve neza, njye nabwiye Imana ngo nkwihayeho icya 10. Iryo jambo ndaryatura rimva mu kanwa, nabanje kubiganiraho n'umugabo wanjye, aranyemera ati rwose yiha Imana kuko ibyabaye twararebaga. Byatumye rero nanjye nkoreshereza Imana uko nshoboye igihe cyanjye. Babandi twasenganaga baje kubireba kuko narakoraga ku manywa, hakaba n'igihe nkora nijoro nakoraga iki. Bimwe nababwiye byo ko twajya gusengera abarwayi. Hari igihe bamwe bazaga no mu rugo bakaba bati twabonye ko bari abantu barimo Imana. Urwaje umuntu aho kugira ngo abone bimuyobeye kwa muganga byaranze, akamuheka amuzana iwacu. Abarwayi hakazamo abarwayi basaba ko ndi burare mu cyumba bitewe no kwajemo abasazi, kandi nareba nkabona abo basazi ni njyewe twabashe guhuza n'igihe twumvikanye. Umwuka w'Imana undimo ukabatera ubwoba, ibyo bari bafite byo kurwana n'amahane bigahita bicuba. Nabanderekeye hirya gato bakarwana bagakubita n'ababarwaje. Ibyo rero hari igihe byatumaga nkora ku manywa ngakorana nijoro. Murimo w'Imana uko Imana ishoboje narawukoze, kandi by'ukuri ngendeye no ku ijambo rye ryavuye muri njye. Benedata ntago bari bazi icyo nagambiriye imbere y'Imana. Icyo nagambiriye cyuko nihaye Imana, nkaba nyihayeho icya 10. Nta muntu nari nigeze mbibwira. Ubundi bwo ndimo gutanga ubuhamya nerura, mvuga iby'imibereho yanjye n'Imana. Umubyeyi umwe yasabye akanya, asaba ijambo, arangije aravuga ati njyewe ndashaka ko dutegura igihembo cyo kujya duhemba umuyobozi wacu. Hari mu mwaka w'1997. Ati umuyobozi wacu aradufasha pe. Umuyobozi wacu twebwe tushaka kugira impamvu tukaba twasiba, ariko we ntajya asiba. Mbese umuyobozi wacu aratwitangira, aradufasha mu buryo bufatika. None tumugenera umushahara. Bose bakoma mu mashyi, batahubwo twe twarabuze umuntu utanga iki gitekerezo n'ikizana inyamibwa. Barangije bampa ijambo, bampaye ijambo narabashimiye. Ndabashimiye cyane, murakoze kuntekerezaho, ariko umushahara ntawo nemeye. By'ukuri ku isi nta muntu wanga amafaranga, murabizi ko twese ari yatubeshaho. Ariko ngendeye kuri bya bindi nari nivuganiye n'Imana, ngibwiye nti nayihaye reka nyikorere kuko nayo yarankoreye. Imana yarabirebye iri mu ijuru. Ari naho navuga ngo Benedata, mureke twe gukora imirimo twitwa ko dukorera Imana turi kureba ku nyungu zako kanya. Narabahakaniye rwose, nabwo umushahara ntawo nkeneye. Suko ntari nkeneye amafaranga, ariko navuye nti reka nkorera Imana izanjyane mu ijuru, nta bindi izampa ubugingo buhoraho. Imana irabireba iri mu ijuru yicecekera. Tugeze mu mwaka w'2003. 2003 nibwo Imana ubwayo yabitekereje, aho yicaye mu gihugu cyo mu ijuru. Ndavuga ati umwana wanjye yarankoreye, none nanjye nkwiriye kugira icyo mukorera. Mbabwire ko Imana yangeneye umushahara ariyo yabitekereje. Murumva ko yaraciyemo imyaka 6 Benedata bakoze inama, ariko Imana yaremye ijuru n'isi. Abari intekereza irangije avuga iti reka umwana wanjye mugenera umushahara. Ibyo bintu Imana imaze kubipanga, ahari uribwibazo utese uwo mushahara baguhembaga mu cya 10 wenda cyane cyane ko nanjye wakibikaga. Uribwibazo utese uwo mushahara ni ibiki byabaye, dusobanurire. Wenda nabaha nk'urugero. Uri nk'umuntu ukijijwe wubaha Imana, Imana ikaba yaraguteye iteka, yarangiza ikaguha akazi keza, yenda urahembwa miliyoni cyangwa se miliyoni irengaho.
ikakubwira iti ndashaka gufata ibihumbi 100 ujye ubiha umukozi wanjye natekereje guhemba, kandi nubikora nzaguha umugisha. ibihumbi 100 ukabiterura muri ya miliyoni yawe ukagenda ukabitanga, ukwezi gukurikiye ukabitanga, wajya kubona ukabona Imana ikuzamuye mu ntera ikagwa promotion, ugenda bakaba barakongeje ugiye uhembwa 1.5 miliyoni, cyangwa se wenda bitageze no muri icyo gice, ariko ukabona ko Imana yakongeje nawe irimo kugenda ikuzamura. Mbese uwo murimo wawureka, uwo murimo wawucika w'intege? Ndagira ngo mwumve ko urugero mbahaye murufata uko nguko. Noneho rero dore igitangaza nshaka kubabwira, kubyo ndavuze nti byari bikwiye ko tujya tureba kure, ntihabeho gufata ibyemezo by'ibintu duhubutse, kuko iyo nza guhubuka ndari kwemera umushahara. Reka rero wa murimo twakoraga na babandi bari bashatse kumpemba warangiye mu mwaka w'ibihumbi 2009. 2009 niho uriya murimo washojwe, Imana itubwira ko uwo murimo urangiye. Uyu munsi turi 2020, wa mushahara Imana yangeneye mu bihumbi 2003, uyu munsi 2020 ndacyahembwa. Kandi ahantu bashimiye Imana kwitangaje, nta kirara nimbamo, nta kwezi na kumwe kurashira ngo ne kudahembwa. Nta kwezi na kumwe kurigera gucaho ngo ne kudahembwa. Iyi Mana koko yampaye umutima wo kureba kure. Iyo nza kwemera umushahara wa gurupe twasenganaga ko yarangiye 2009 ubumba mpembwa nande, ibyari kwa byararangiye, ariko Imana yo mu ijuru ndayishimye yampaye gutekereza nkareba nkageza kure. Kandi umushahara wayo ushaka kundi bwo wese ubundi ukora iki? Ubundi ukora iki? Uko pasiteri ahembwa buri kwezi niko mama Alphonsine mpembwa, cyangwa se Jeanne nkuko nsanzwe ndivuga izina ryanjye. Uko mwarimu ahembwa, uko revera ahembwa, niko nanjye Jeanne buri kwezi Imana yikora ku mufuka ikampemba na bugingo nu. Benedata, nimureke nongere mbinginge abantu mwitwa ko mukorera Imana, muyikorere mutareba kunyungu, zaka, kanya. Mureke tuyikorere dutumbire ubugingo gusa. Ibindi hasigaye rya jambo rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana, mbese dushaka ubwami bw'Imana, ko ibindi byose tuzabyongerwa. Nimureke abaryo dushyiraho imbaraga, mureke abaryo dushyiraho imbaraga. Imana ndayibashimira cyane ko ari Imana yo ireba ikavuga iti umuntu arankorera, nayo ikibwiriza igahemba, atari ngo nuko twagombye kubisengera, nuko twagombye kubisa. Ntababeshyi, ngiye urumva ko nene nanze umushahara, ntabwo nigeze mfata umwanya wo gusenga mbwira Imana ngo nk'umushahara gusa. Ikindi mu gihe yari ibimbwiye kwigiye kujya impemba, ngewe namaze iminsi nseka, najya muri dushe ngiye gukaraba nakwibuka ko ngiye kujya mpembwa, ngaturika ngaseka kavuge nti Imana uzi ko burya koko ubasha gusetsa umuntu, ubuse ngiye kujya mpembwa gute? Nubwo mwumva ngo nabaga natanze igihe cyanjye cyinshi, ariko numvaga biriya Yesu yavuze ngo kunkora ntibiruhije, ngo n'umutware we nturemereye. Nge niko nabibonye, gukorera Imana ntibiruhije, n'umutwaro wayo nturemereye, mbese upfa kuyemerera gusa, ibindi ukabona biragenda byikora. Rero Imana idufashe, nagira ngo duse nabungurana inama ku bigendanye no mu buryo bw'imirimo dukorera Imana. Iyo ariyo yose dukora, mureke tuyikore tudashaka inyungu z'uyu munsi, ahubwo twumve ko turi gukora dushaka ubugingo. Ubundi Imana iribwiriza ikakwambika, utagombye kwanga ngewe ngo ndabona ngo imyenda yagize. Ni ukuri Imana yirareba ikamenya ko imyenda ikenewe. Ngewe ibyo yaragiye binkorera, Imana ikanyambika ikankorera buri kimwe nk'umukozi wawe wikorera nyine. Niyo mpamvu rwose pe ibi ngibi ndi kuvuga, ngewe Imana yarambwiye ngo utomore ubwire abantu ko nkora, ubibasobanurire ibyo
mbabwire ko hari igihe kigeze kugera ikajya imbwira ngo jya kuvuga ubutumwa, ariko ikambwira ngo ntugire ikintu na kimwe ufata. Wa muhanuzi wo muri Bibiliya yabwiye ngo ugende kuvuma igicano cy'Ibeteri kandi nturye ntunywe. Ibyo bintu Imana yagiye ibingerageresha, kandi ugiye kuvuga ubutumwa nkava mu ntara nkajya mu yindi, ariko ntemere no kunywa amazi. Ikambwira ngo ntugire itike ufata, nkagenda kandi mu isakoshi ntacyo mfite, ari itike nagendeyeho, ariko Imana ikambwira ngo ntugire icyo ufata. Nkagenda nkaziraho nyine. Haraho nagiye bampereza inoti ya 5 kandi nari nyikeneye, ariko kubera ko ndi ku muhanano mpita nyihereza umukozi w'Imana wari uyampaye. Ndabona hano mufite inyubako, reka muzayongere mugura agafuka k'isima, njyewe itike ndayifite nta kibazo, ndayasubiza. Urumva rero, mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongerwa. Imana irabidufitiye. Igihe cyarageze iza kundohorera, irambwira iti ntuzajya ujya ahantu bakakugabana, noneho ujya urya, niba ujya ahantu bakaguha itike noneho ujya uyifata. Ariko nkagenda navuganye nayo, ni ukuri kose nkagenda nabivuganye nayo. Ndumva rero nasoreza aha, ariko ngira inama ba bandi bajyaga bagenda babanje gupanga agatike ngo ni 20 ingahe, ni 20 muri bumpe, mwifungiye imigisha, mwarayiborotse burundu, byararangiye. Wijya gukorera Imana ushaka ayo mafaranga, genda ufite intego yuko ugiye kubwiriza abantu n'imitima y'abantu ikire. Naho niba ugiye ufite intego yo kuvuga ngo ndi buvaneho 20,000, uzatahira izo 20,000. Imana idufashe. Ndumva coje, ibisigaye Umwuka Wera akomeza bibigishe, cyangwa se akomeje bibasobanurire. Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko yakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?